Yesu niwe buzima. Yesu biravuga ngo ni nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Nukuvuga kubaho kwacu kose tukuvoma muri Kristo. Nukuvuga ngo iyo turimo tugenda twera imbuto tuvoma kuri icyo giti. Biravuga ngo ntago igiti cyera imbuto nziza cyakora imbuto mbi kandi ari igiti cyiza. Nukuvuga bari muri Kristo Yesu bera imbuto nziza uko babivoma muri Kristo. Nukuvuga gukiranuka kose dufite twakuvomye muri Kristo Yesu. Yesu niwe soko y'ubuzima, Yesu niwe shingiro y'ubuzima bwacu. Iki giti rero ni iri shami ari ryo nageranyije n'abakristo. Iri shami rero haba hari umuyaga uri guhuha kugira ngo uze uvana ishami ku giti. Ariko iyo ishami rigumye ku giti nibwo rigumana ubuzima. Kandi ishami riri ku giti niryavuye ku giti, ayo ni amashami abiri atandukanye. Nukuvuga iyo umuntu yavuye muri Kristo, iyo umuntu yavuye ku Mana, uko yarameze hari impinduka ziba ku buzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanjye nitwa Kalisa Fred, nkaba ndi umuvugabutumwa. Nshimye Imana kubw'amahirwe Imana impaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni iby'agaciro gakomeye. Mbahaye ikaze aho muri mu mpande zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda, abari muri Afurika ndetse n'imahanga. Imana ibaho umugisha kubw'umwanya wanyu muduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tudatinze dufate Bibiliya zacu dusome ubutumwa bwiza dusanga bwanditswe na Yohana ibice 15. Ibice 15 bya Yohana. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15. Aranditse ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Amen. Dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Uyu Yohana numwe mu bigishwa tubona muri Bibiliya. Uyu Yohana atandukanye na Yohana Umubatiza, kuko Yohana Umubatiza yaje mbere ya Yesu Kristo, azavuga inkuru z'umubatizo. We yigishije cyane ku mubatizo. Yohana abwiriza avuga ubutumwa bwiza avuga ku nkuru z'umubatizo. Yavuze ubutumwa mu gace k'i Galilaya ndetse agenda aniyabatiza kuri Yorodani. Rero uyu Yohana undi we ni Yohana Bibiliya tugaragariza ngo ari inshuti ya Yesu, yabaga mu gituza cya Yesu Kristo. Uyu Yohana ni umwe mu bantu Yesu yavuzeho ijambo rikomeye. Bibiliya tugaragariza uburyo Yesu yavuze ku bigishwa, agenda avuga kuri ba Petero n'abandi, avuga uburyo bazasoza urugendo rwabo mu isi. Ariko ageze kuri Yohana, Yohana ari ikintu kimwe yari yarakoze gikomeye. Bibiliya tubwira ko Yohana atigeze ava ku birenge bya Yesu, ndetse yabaga ku gituza cya Yesu. Bibiliya ikatugaragariza ko yari umwe mu bigishwa Yesu yakundaga cyane. Yesu agiye kuvuga kuri Yohana amuvuga ijambo rikomeye, aramubwira ati Yohana wowe uzapfa ushaje. Ndagira ngo mbibutse umunsi umwe Yohana rero abafarisayo n'abatambyi bakuru baza gufata Yohana bamujugunya mu ngunguru y'amavuta batazi icyo Imana yavuze ku buzima bwa Yohana. Yohana bamujugunya mu ngunguru y'amavuta wari uwo gupfa, ahubwo avamo uruhu rwe ngo rumeze nk'urw'uruhinja. Imana ishimwe cyane. Impamvu Yohana rero atapfuye nuko Imana yavuganye nawe. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ivugana n'amavuta, amavuta akamenya ko ari Imana ivuganye nayo. Imana rero yavuganye n'amavuta, iravuga ngo umuntu wijemo aho ngaho ntago ari gupfa ahubwo no kubaho. Imana ishimwe cyane. Rero uyu Yohana Bibiliya tugaragariza uburyo babonye uburyo yavuyemo adapfuye. Barabatse uyu muntu dutwika mu mavuta natwe, uyu muntu ni bwoko ki? Baranje bavuga ati uyu muntu habonekamo umuntu avatara igitekerezo ngize. Hari ahantu ku kirwa cy'Ipatimo. Ku kirwa cy'Ipatimo hari imfe eshatu yari yamuteze Yohana zagombaga kumwica. Aravuga ati urupfu rwa mbere nagerayo inyamaswa z'inkazi zizamwica nta kabuza. Arangije urupfu rwa kabiri aravuga ati nagera ku kirwa cy'Ipatimo imbeho yaho izamwica. Aravuga ati urupfu rwa gatatu rwo nahagera akaburo baganira irungu rizamwica apfe. Yohana rero baramufata mujugunya ku kirwa cy'Ipatimo. Ipatimo ni mu majyepfo ya Espagne ashyira amajyaruguru yo kuri Mer Mediterane.
rero akigera ku kirwa cy'Ipatimo bahamujugunye yatwandikiye inkuru nziza dusanga mu byahishuriwe Yohana. Aravuga ati ngewe Yohana mwene so dusangiye amakuba n'ibyago muri Kristo Yesu. Aravuga ngo nuko nari ku kirwa cy'Ipatimo bampora ubutumwa bwiza, nuko ngiye kubona mbona usa n'umwana w'intama w'Imana ahagaze iruhande rw'intebe y'Imana. Aravuga ngo nuko numva ijwi rivugana nanjye rimeze nko gusuma kw'inyanja, ngo nuko mpindukizwa no kumva iryo jwi ryavuganaga nanjye. Nuko ngiye kubona ngo mbona usa n'umwana w'intama, mu maso ye ngo harimeze nk'ibirimi by'umuriro, ngo umusatsi we ngo weraga nk'ubwoya bw'intama, ngo mu gituza cye yari yambaye umukufi w'izahabu ibengerana, ngo mu biganza bye ngo yarafashe ibitereko by'amatabaza 7, ngo ibirenge bye byari bimeze nk'umuringa w'umuteke watunganyirijwe mu ruganda. Aravuga ngo Yohana mubonye niyo aduhishura Kristo uburyo yamubonye. Aravuga ngo mwikubita imbere mera nk'upfuye. Arangije ngo ankora ku mutwe arambwira ngo Yohana witinya kuko icyo akora nari narapfuye ariko ubu ngubu ndiho. Kristo wacu ni muzima, Kristo ntago yaheze mu mva. Biravuga ngo ubwo rero imva itabashije kumumira itamuheranye, natwe muri nako itazaduherana. Imana ishimwe cyane. Uyu Yohana rero atugaragarije inkuru yanditse mu uko yagendanaga na Kristo. Aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, data kandi ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, ariko ngo iryera imbuto ngaryanganyaho amahage yaryo. Bibiliya itugaragarije uburyo Yesu ari umuzabibu. Noneho Imana ngo niyo nyiri umuzabibu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko twebwe turi amashami, niko Bibiliya itubwiye. Noneho Yesu kuko ari we nyiri ari umuzabibu, twebwe tukaba tumuriho nk'amashami. Ni ukuvuga ngo ubuzima tubaho bwose ni ubuzima bushamikiye muri Yesu. Ni ukuvuga ngo ntabwo dufite gukiranuka dushobora kwiremera twebwe, ahubwo dufite gukiranuka tuvoma muri Kristo. Imana ishimwe. Umva ukuntu Paulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ngewe ndiho. Aravuga ngo ntabwo ari ngewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri ngewe. Ibyo ngibyo rero tubivoma muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga kugira ngo igiti kibeho gisaba ko cyuhirirwa. Imana tubwiye ngo niyo nyiri igiti, Yesu akaba umuzabibu. Noneho ngo amashami yose ari kuri yo ariyo twebwe abizera Imana. Biravuga ngo amashami yose ari kuri icyo giti nabizeye. Noneho ubuzima bw'ishami babushamikiye kuri icyo giti. Ni ukuvuga ngo ishami uko ribaho ribivoma mu giti. Ni ukuvuga kubaho kwacu kose, ubuzima bwacu bwose bwa mibereho ya buri munsi tubuvoma muri Kristo. Yesu niwe soko y'ubuzima bwacu. Ni ukuvuga rero ntacyo dufite twe twikorera tutagihawe na Kristo. Ni ukuvuga ngo icyo dukora cyose, haba mu murimo w'Imana haba no mu bindi, ibyo byose tubiheshwa na Kristo. Iri shami rero ari ryo torero cyangwa ari umukristo, iri shami risaba kugira ngo rigume ku giti. Iyo rivuye ku giti, ubuzima bw'iryo shami buhita butakara. Ntabwo ishami rikomeza kubaho ryavuye ku giti. Ni ukuvuga kugira ngo tubeho nuko tugomba kuguma muri Kristo. Biravuga ngo nimuguma muri njyewe, amagambo yanjye akaba muri mwe, nibwo izina rya data na data zaza tukabana namwe. Ndagira ngo nkubwire ko kuba wabaho kose utabivanye muri Kristo ntabwo ubuzima bwawe bwaba buhari budari muri Kristo Yesu. Yesu niwe soko y'ubuzima, Yesu niwe buzima. Yesu biravuga ngo ni nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ni ukuvuga kubaho kwacu kose tukuvoma muri Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo turimo tugenda twera imbuto tuvoma kuri icyo giti. Biravuga ngo ntabwo igiti cyera imbuto nziza cyakora imbuto mbi kandi ari igiti cyiza. Ni ukuvuga abari muri Kristo Yesu bera imbuto nziza kuko babivoma muri Kristo. Ni ukuvuga gukiranuka kose dufite twakuvomye muri Kristo Yesu. Yesu niwe soko y'ubuzima, Yesu niwe shingiro y'ubuzima bwacu. Iki giti rero n'iri shami ari ryo nageranyije n'abakristo. Iri shami rero haba hari umuyaga uri guhuha kugira ngo uze uvane ishami ku giti. Ariko iyo ishami rigumye ku giti nibwo rigumana ubuzima, kandi ishami riri ku giti n'iryavuye ku giti, ayo ni amashami abiri atandukanye. Ni ukuvuga iyo umuntu yavuye muri Kristo, iyo umuntu yavuye ku Mana, uko yari ameze hari impinduka ziba ku buzima bwe. Ni ukuvuga ngo iyo wavuye, ishami ryavuye ku giti rihita ryuma, ariko iriri ku giti ryo rikomeza rikagumana ubuzima. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu azava kuri Kristo ahita atakaza ubuzima. Iyo utakaje ubuzima rero bihita bigaragarira nk'uko kiriya shami naryo rigaragara ko ryumye, ni nako umuntu uvuye kuri Kristo bigaragara ko yatakaje Imana mu buzima bwe. Iri shami rero hari ibiba biri kurirwanya, nakwita umuyaga. Umuyaga iyo uri guhuha kuri iri shami, riba kugira ngo iri shami rive kuri iki giti, riba rishaka kugira ngo ryambure ubuzima
iri shami riri ku giti kuko rizi ko ubuzima bw'iri shami bushamikiye ku giti. Rero uwo muyaga urahuha, mu guhuha kwawo ushaka kugira ngo iryo shami rive ku giti. Ibyo mbigereranya n'ubuzima tubaho bwa buri munsi buba bushaka kugira ngo tuve kuri Kristo, bwa buzima bwa buri munsi, yaba imitego Satani atega kugira ngo tuve kuri Kristo. Ariko ndagusaba nanjye nisaba kugira ngo tugume kuri Kristo, nibwo tuzagumana ubuzima, nibwo tuzagumana ibyiringiro, nibwo tuzagumana impumeko y'Imana. Ni ukuvuga aho umuntu atinze asa naho. Iyo utindanye na Kristo usa na Kristo, watinda mu isi ugasa n'isi. Rero abari muri Kristo basa na Kristo. Biravuga ngo inzi ntama zanjye nazo ziranze, iyo zumvishe ijwi ryanjye ziranyuma. Rero abari muri Kristo hari ukuntu babaho, hari ubuzima bagenda, hari ukuntu bambara, hari ukuntu babaho, hari ukuntu baba bateye. Ni ukuvuga ngo abari muri Kristo Yesu bafite itandukaniro n'abatari muri Kristo Yesu. Rero ndagushimira wowe wadukurikiye, Imana iguhe umugisha, amahoro y'Imana akomeze ubane nawe. Ndagira ngo dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana ikomeye. Reka mu izina rya Yesu Kristo ubwami bwawe bukomeze kuba muri twe Mwami. Ureke tugume kuri wowe, ureke tugume ku giti kuko niho ubuzima buri. Kuko turamutse tuvuye ku giti ubuzima bwahita butakara. Ndagira ngo rero Mwami uduhe ubuzima bwa muri Kristo Yesu, mu izina ryawe Yesu Kristo natubisabye.